Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose, mu mpande enye z'isi ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi mukomeze mutangire umwaka wa 2025 mumeze neza, uburinzi bw'Imana bubabeho. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data mu izina rya Yesu, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, n'aya masaha tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Mana bihererwe icyubahiro. Mana tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Urakoze Mana, kimara kutubabarira tuguhaye karibu n'ikaze, ngo nutubere umuyobozi muri byose, naba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Byamusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 411 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ai Data wo mw'ijuru, turabasaruzi, ubakure muri twe, babone kugenda, bavuge Yesu cyane ko yaducunguye, ko ari we Mana yacu irokora ab'isi, yaguhereye ubuntu, jya utangira ubundi. Ibyo dufite byose bikomoka aho ari, twemeze cyane rwose Mucunguzi wacu, gutumwa nawe hose mu bo wapfiriye. Mukiza wacu Yesu, utwuzuza umwuka, Mwami tukwigireho nk'uko wagendaga, twe kuba abanyabute, dushishikarire gukora ibyo tubwirwa n'Imana ihoraho. Reba igihugu cyacu uko barimbuka, ntubabazwa n'iwanyu akaga barimo. Satani umwami wabo arabazitiye, ashaka ko babana muri urya murimo. Induru ziravuze, ubatabara ubu, nucogozwa n'iby'isi, babwirwa na ndese. Tanga umubiri wawe n'ingingo n'ubwenge, ubone gutabara abo yapfiriye. Urwanane na Yesu kw'etabihebuje, we kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa. Genda ubyawe n'Imana, ukijijwe rwose, uzuye umwuka wera no kwizera nako. Ijwi ry'Umwami Yesu
rirakubwira ngo jya mu mahanga yose uvuga ibya Yesu, babyarwa ubwa kabiri Yesu abarokore, babatizwe n'amazi n'umwuka wera de. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 18. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko mushoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri izi ntwaro tugomba kwitwaza kugira ngo dutsinde urugamba cyangwa dusoze urugendo turi amahoro. Ngo ijambo ryatubwiye ngo, umutwe w'amagambo watubwiye ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ijambo riratubwiye ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mureke dukomerere mu Mana, dushingemo imizi, dukizwe neza, dukora ibyo Imana ishaka, twirinde icyaha n'igisa nacyo. Ntabwo wakomerera mu mwami uri gukora ibibi, ariko iyo uri gukora ibyiza, uri gukiranuka, uri gusenga wizeye, ukirinda ikibi n'igisa nacyo, ukomerera mu mwami. Kandi iyo ukomeye ubasha gukomeza abandi. Imana itugirire neza. Nimureke rero bavandimwe munkurikiye, dukomerere mu mwami, dukora ibyiza ashaka, twirinde ikibi n'igisa nacyo. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nimureke twambare intwaro zose kugira ngo tudatsindwa na Satani, kuko iyo udafite imbaraga Satani arakunesha, ariko iyo wambaye imbaraga, ufite imbaraga, Satani yaje amera nko gukubita ku rutare, kuko iyo ukubise ku rutare ntacyo ruba. Niyo mpamvu rero natwe tugomba gukomera, kubera ko iyo tudakomeye umuyaga ushobora kudutwara, Satani ashobora kudutsinda. Nimureke rero dukomerere mu mwami, dukora ibyiza, twizera, kugira ngo atabasha kuturwanya, kubera ko ngo turwana n'ibitafite umubiri n'amaraso, turwana n'imyuka mibi. Imyuka mibi ihora igendagenda, Satani ahora azenguruka mu isi kugira ngo arebe abo yaconshomera, ariko nitwambara imbaraga iyi myuka mibi nta kizadutwara, kandi nitwambara imbaraga ntago tuzatsindwa, kandi uyu mubi ntazatugeraho. Nimureke rero twambare imbaraga, duhagarare dushikamye, twambare ukuri, tube abanyakuri,
kandi twambare no gukiranuka. Dukiranuke mu byo dukora, mu byo tuvuga, aho turi hose. Ntidukiranuke hamwe ngo ahandi tuhihorere, tuvuge ngo hano ntibatureba. Hoya, ahantu hose uba uri jya ukiranuka, kuko nubwo abantu batakureba ariko Imana yo irakureba. Ijisho ry'Imana riduhoraho. Niyo mpamvu tugomba gukora ibyiza ahantu hose, haba ari ahagaragara n'ahatagaragara. Nicyo abakristo nyakuri bagomba gukora. Ntidukore ibyiza aho abantu bagaragara, kuko ntabwo dukorera abantu, dukorera Imana. Imana itugirire neza, kandi ngo dusengeshe umwuka iteka. Imana ishaka ko dusengesha umwuka iteka, kandi ntabwo wasengesha umwuka iteka uri mu bibi, uri gukora ibyo Imana yanga. Ntabwo uwo mwuka wawubona. Umuntu usengesha umwuka ni uko aba ari mu mbaraga z'Imana, ni uko aba akora ibyiza, yirinda ikibi n'igisa nacyo. Ntabwo rero washobora gusengesha umwuka iteka uri gukora ibyaha iby'Imana yanga. Mureke rero dusengeshe umwuka iteka, kandi dutware agakiza, dukizwe rwose, twakire Yesu nk'umwami n'umukiza abatari bamwakira, kandi abamufite bamukomeze, hatagira umubatwara, hatagira umubakuraho, hatagira ubatandukanya na Kristo, kubera ko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Imana itugirire neza, kandi twambare dufate inkota, ari ryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, nimureke dukunde gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turisome buri munsi, turigire nk'ibiryo bya buri munsi. Dusome ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubutumwa bwiza, kandi rituma dukomera muri urugendo. Ni ubuhanuzi butavangiye. Buri muntu wese akunde gusoma ijambo ry'Imana. Muri iki gihe abantu benshi ntibasoma ijambo ry'Imana, ariko Imana itubabarire, ahubwo dutangire dusome ijambo ry'Imana, kuko nabonye mu ijambo ry'Imana harimo buri kintu cyose. Ni ijambo rero ry'ubuzima, ni ijambo ryagukiza, ni ijambo ryagukomeza, ni ijambo ryatuma ugira amahoro yo mu mutima. Ni ukuri, nimureke dukunde gusoma ijambo ry'Imana, kandi dusengeshe umwuka iteka. Kandi ikindi, ngo dusabire abera bose. Tujye dusabira abantu bose, abera, abamenye Imana, kandi dusengere n'abatari bamenye Imana, n'abatari bakira Yesu, kugira ngo Imana ibagirire neza, kugira ngo nabo uburinzi bw'Imana bukomeze babeho. Indirimbo yatubwiye ngo yaguhereye ubuntu, ujye utangira ubundi. Ngo ibyo dufite byose bikomoka aho ari. Ibyo dufite byose bikomoka kuri Kristo. Niyo mpamvu niba yaraguhereye ubuntu, utangira ubundi. Bwira abantu ubutumwa bwiza, kuko muri iyi minsi hari abantu babwira abantu ngo mpa amafaranga ngo usengere, mpa amafaranga nkugire ku musozi. Imana ibababarire, kuko ibyo ngibyo ntabwo Imana ibishaka. Ngo yaduhereye ubuntu, tujye dutangira ubundi. Nta kiguzi tugomba kwaka abantu kubabwira ubutumwa bwiza. Imana itugirire neza. Ku gitero cya 5 aravuga ngo induru ziravuze, ngo batabare ubu, ngo nucogozwa n'iby'isi, ngo bazabwirwa nande se? Muri iyi minsi abantu barahuze, iby'isi bihugije abantu, bari mu gahuge gakomeye, bari mu byo kwinezeza. Nko muri cya gihe cya Nowa, niko abantu muri iyi minsi bameze. Nowa yamaze imyaka 150 aburira ubwoko bw'iwabo, ariko banga kumwumvira, bakomeza binezeza, bakomeza bahuze, birangira umwuzure ubarimbuye. Natwe rero muri iyi minsi abantu bari mu gahuge, iby'isi birabahugije, ariko ni ukuri, nimuze muve muri ibyo ngibyo, kuko iby'isi ntabwo twabizanye, ntabwo tuzabijyana, kuko muri iyi si turi abashyitsi. Imana itugirire neza. Wicogozwa n'iby'isi rero, kubera ko ufite ibyo kubwira abantu. Urwanane na Yesu, ngo kweta bihebuje, ngo kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa. Ntabwo kwitwaza umufuka n'ibitabo gusa ari ingenzi, ahubwo reba mu mutima wawe, wisuzume wowe ubwawe, uvuge ngo ese ndi umukristo? Ese ndakijijwe rwose? Kubera ko muri iyi minsi hari abitwaza ibitabo, bakitwaza amasakoshi arimo ibitabo by'indirimbo, Bibiliya, ariko koko badakijijwe. Imana itubabarire. Wowe kwitwaza imifuka n'ibitabo gusa, ahubwo reba mu mutima wawe, urebe neza ko uri
uri kwitwara nk'uko Imana ishaka, kuko ikintu Imana ishaka muri uyu mwaka ni uko twambara imbaraga tukayiyoboza inzira kandi tukanga ikibi n'igisa nacyo, tugakiranuka rwose kandi tugasengesha umwuka iteka. Imana itugirire neza rero. Imana yatubwiye ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, muvuge ibya Yesu. Buri wese navuga ibya Yesu, nagenda uko imbaraga ze zingana akora ubutumwa bwiza. Ushobora gusura abarwayi, ushobora gusura imfungwa, ushobora gusura imfubyi n'abapfakazi, ushobora gusengera abantu, ushobora kwingingira umurimo w'Imana, ushobora kubwiriza abantu. Buri wese icyo ashoboye nagikore, kubera ko igihe ni iki kugira ngo buri muntu wese akore uko ashoboye kose, kuko muri uyu mwaka 2025 Imana ishaka ko dukora, ishaka ko tuva mu ntege nke, ishaka ko dukanguka tukambara imbaraga, ubundi tugakora umurimo wayo dukijijwe rwose kandi dukora ibyo ishaka. Imana rero yatubwiye ibyo tugomba gukora ni ukugendera mu kuri, tugakiranuka, tukakira agakiza ku batarakakira, kandi tugasoma n'ijambo ry'Imana, twarangiza tugasenga, tugasengesha umwuka iteka, kandi tugasabira n'abera bose. Imana itugirire neza rero. Buri wese nakoresha igihe cye uko agifite, ariko Imana muri uyu mwaka 2025 nongere mbibabwire, irashaka ko tuyoboza inzira, twambara imbaraga tukayoboza inzira, kandi tugasengesha umwuka iteka, kandi tukabwira abantu inkuru nziza y'agakiza ka Yesu. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubwira ijambo ryawe. Mana, icyubahiro ni icyawe. Ijambo ryawe ritubwiye intwaro dukwiye kwitwaza muri uru rugendo, intwaro z'Imana tugomba kwitwaza muri uru rugendo. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe kwambara imbaraga, kugira ngo tubashe rwose kugenda urugendo tudatsinzwe, kandi Mwami uduhe gukiranuka, kandi uduhe kugendera mu kuri. Uduhe Mwami Imana gusoma ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo, kandi uduhe gusenga, dusengesha umwuka iteka, kandi dusabire n'abandi bose. Mana, ntabwo twakishoboza, ariko aya masaha turakwinginze kugira ngo duhe imbaraga zo gukora icyiza n'igisa nacyo, kugira ngo tubashe kwitwaza izi ntwaro, kuko uwanduye ntabwo yabasha kuzitwaza, ariko ukora ibyiza yabishobora rwose. Tubashishe, utugirire neza, uturinde umubi n'ikibi mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde Satani n'ingabo ze, kandi ukomeze uturwanire rwose. Sengera abankurikiye, nabo bagirire neza, ubambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Nabo bahe gusengesha umwuka iteka, kandi Mwami Imana ubahe kuvuga ibyawe uko imbaraga zabo zingana. Bagirire neza rero, rwanya ibibarwanya, uhiga ibibahiga, kubera ko ntibakishoboza. Mwami Imana rero, ngo biteho cyane, ukize abarwayi, uha amahoro yo mu mutima bafite intimba n'agahinda, kandi ukomeze wagura umurimo wawe, ugabanye barimbuka, wongera abakizwa, batarakumenya bahe kukumenya, abatarakira Yesu Mwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bahe kumwakira. Mwami Imana, dusengeye ababyeyi bagitegereje urubyaro, tegeka ku buzima bwabo bakira igitangaza. Urakoze Mwami, Mwuka Wera naherekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mwakoze cyane kubw'uyu mwanya. Mwami w'amahoro akomeza abiteho kandi abagirire neza, uburinzi bwe bubabeho, kandi abambike imbaraga, kandi akomeze abahe kunezererwa muri uyu mwaka twinjiyemo. Imana y'amahoro ibiteho, naho ubutaha. Bye.